Mauja. Ese mbona kwikanga bimeze Ngize ngo ni wabera aramutse Mauja. Bera mufitanye ikihe kibazo mbona utakirwambaye. Ahubwo soko mbona wambaye inkweto. Nta kibazo sinzi byaragose. Nese ubwo ndatorosha ukahanuza. Ndatorosha ukahanuzwe. Uburyo sohoka mu nse nambaye ibirenge. Ese byabari. Ubwo uzanirwa kugeze Uhemba umuntu neza no kumwanduriza bibabiho. Uye kandi tuzange zanduye. Basi kandagira hano. Kandagira hano. Shiraho hano. Ako nawe wabaka. Urabona ukuntu. Uretse nari ndenza gasanga hatanakoze. Genda wicara ahubwo tuganire. Ibyo ni ugukanga bya. Ndaza kwambarirwa amasuku yawe. Uburyo usa. Ko nk'inzu nawe usa. Ntacyo ariko. Ntacyo kabisa. Ako noneho wizinduye pe. Turimo bagomba kudukora neza. Uragenda umwana mwiza mukuri turi guhuza. Oya tudahuza se kugira ngo ibyishimo muri ibi. Kadogo we. Ibyishimo rero ntabasha sibyo. Ariko ikintu nshaka gusaba nshaka tuganira fresh. Nawe n'amakuru narangije. Nze tuganira. Ibiganiro byawe ni amahorora? Kandi twazi ko nta mwenda murimo se, ufite ikihe kibazo? Ngira ngo se Mauja. Ananicarire hano hasi umbwire ega ufite inkuru. Hakagati mu bwana bwiza Kadogo gasigara. Ahora ni iki? Wagabanyije ubujajwa none usigaye uzi kwicara neza ugaca bugufi. Oya ntago ari ikibazo cyo guca bugufi. Noneho wifite impamvu, ufite ishingiro Mauja. Iyihe mpamvu? Ari ibintu ugomba gukina nabyo n'ibyo utakina nabyo. Mpamvu rero ubonye n'ikanzu ikingura. Ngize ngo nuramubera rwose dore. Biba bikaze. Bera mufitanye ikihe kibazo? Eka nta kibazo ahubwo si Mauja. Barera ukuntu ujye nyitwaraho ubwo nyine nawe. Ako nanjye ukavaringira utuntu. Uture se nkavarengera uduki nitwaraho nte. Dore ngiye kintu nshaka. Rwose ntuzigere ndaburiza. Ese Kadogo mbona uyu munsi byahinduye isura. Mauja uzamfasha uramubera ntazamenye yuko ngiye ndi Kadogo hano. Ubundi nzagukorera buri kantu kose. Na boss ntazigera abimenya. Sakumirora muri muzihe gahunda muri muye mukino we na Bera. Nta bintu byinshi wowe ahubwo se. Amenye kuri Kadogo bigutwaye ikize siko akazi kawe. Mauja reka musaba kamwe. Ako ngabo kamure Mauja ikintu baye. Gihe cyo mwisabiranye ikintu kimwe gusa. Kumemba uri kumemba neza. Sibyo ibintu byose ni byiza hano hari amakosa mfite. Muhimbitse rwose nta kibazo bitwara neza. Hari n'umuntu wagiye gukosora. Aho rero gezaho. Rwose sinkikurakarira. Aho ngaho niho ucaka. Nese wowe na Bera mufitanye ikihe kibazo? Uriya mubera wowe ibyo bubiretse sibyo? Cyo ngibyo bubiretse. Ahubwo ikindi mwisa. Bera yagize ateze. Nta kibazo yewe ahubwo urana kuntu nanjye najya nza tukarira ku meza mwe buriya Mauja. Njya kunjyana mu bikoni rwose. Uri umubasa aha ngaha se. Oya urabona famiye nyine ukuntu. Ese ni umwana mu rugo. Ariko akoze ko nta rutugu ukura mu gusumba ijosi wakana we. Hano Kadogo cyangwa umaze kubyimbamo sha. Umaze guhaga ifiriti none umaze kubyimba kumva wageza ku meza ya bose. Tumaze kumvikana yuko ugomba kundeka ibintu byo kunyita Kadogo ukabivaho none nyumvira ngo maze kubyimba. Okay. Banza ubwire impamvu niyo mpamvu udashaka kumwita Kadogo. Nyumve impamvu rero ni Kamendure siporo. Ndako nakora pompaje. Maze imyaka myinshi hano tubana. Ntabwo urabyara nta kintu ese nakubera n'umwana buriya. Rebye ntabwo umwana mwiza. Nese undi sinkorera. Ako kantu rero ako nyine abona nangiye
kuba mukuru kanwa n'iki kora akantu ko kuvungura nyine ndi umwana no urumva niba waranderaga nyiri muto ntangiye gukura impamvu rero nshaka ko tuzatwicara kuri ameza amwe intebe ni nyinshi bose aticara nawe hano kandi jewe hariya na Bera hariya umva ibyo bitaro byiza manje wowe na Bera na bosi nanjye ku meza famille ko imyaka maze hano ni myinshi amafaranga umpa ntabwo yigeze yiyongera uko bigaragara nko gufasha umwana wawe nyine dufaranga umpa umutwe kwifashisha ntabwo nyiri umukozi urumva ko karuka ataba ari sawa ntabwo ukiri umukozi hano tukaganira iyo mpamvu ariko ntabwo numva ndi kuyumva n'ubundi wowe na Bera ndabakemanga amambere Beraza ugiye kumukingura urirukanga inshuro ya kabiri mbasanga hariya hanze muganira muranyikanga ninyere gukora ubukwe nzakubwira tujyana ahantu urabona Bera ntacyo mupanga oya ntacyo mabuja nyamara ntacyo rwose ndabakemanga ahubwo sari uyu munsi yagiye masaza we yambwiye ngo yamutumye mu cyaro iyo ngiyo bareba amakuru y'abakecuru n'abasaza uko bameze ariko rero n'ubundi aragaruka ntabwo ajya mfasha n'uturimo mabuja ahubwo njye mbona kuba muri hano ahubwo nubwo musaba ngo duhurire ku meza ahubwo munyicira akazi ndashaka kubaha umurongo mugomba kugendera amatarenze gusa hajya wifurira nta kibazo ese ngire gufura n'ibyawe guteka n'ibyawe oya wowe inshingano zawe uzazikomeza ariko mu buzima bwanjye si umuntu uregeza si umuntu ushaka ngo hano niba muri kuhaba murarya muranywa ntacyo mwabuze mugomba gufatanya imirimo yose ibintu bikarangira kandi neza kandi bikaba bitunganye iyo njya kwirirwa tonora inzara byo kwirwa yirwa yisiga amavuta yari muri miruwari hano ntabwo ariko baza kwibebereza urumva aho rero ndagufasha imirimo cyo ndakeneye ubundi niwe wanje ako kantu kabisa ako kadogo rero namwe mwongera gukora komereza mu murongo tuzajya kumukora ibintu bibi bise mukorera ni wowe banze ufashe muzamubwire yuko ngende umukozi dukomeze twibere hano oya ntabwo uzakurarura nicyo kintu utamenyewe umuntu wanjye wagera ubundi wansebeje rimwe gusa oya nzongeramo gake ariko nta kibazo rwose humeka turi neza se n'utwabana n'utwanjye ndajya muterekamo rero ariko ntabwo kamenyere oya ntugire ikibazo aha simoraburize nsaba bari kubyangahara ariko ndabakemanga bari abana ndabyuka neza Beraza Kadogo yanze kumukingurira ntabwo nabasanze ari hanze mbona bavuye mbona baranyikanze baba baziranye se abasore icyo bapanga nkaba ntakizi
naheruka muri dojo amaze kwiyubira abashiri we ntabwo wize ntabwo ureba ukuntu ikida kimaze kungana wanza n'agatebe tukakora nicaye tumva naniwe pe ahubwo uzi siporo ndacyakomeza ndashaka kugira ngo ndebe ko nagabanya nyinshi nazo sinziza oya ntakugabanya mba nayikoze byahise kanza neza zana agatebe bose yicara komeza ko kanshyire hano nicare bose ubona siporo zimereye nabi adagose shiba urabizi nibwo mba zibonye mbura umwanya asagezaho rero Ibara nk'ibyo siporo yo mu bijyanye n'amukora uzi kera ubu ntaraba bize kubera akazi najyaga muri dojo nkakina maze ugira ngo kera se nari kuba mfite kino kintu ase nkandi mu mugore ntajyaho nkakorera ibyo bintu mwakora ko mucuruza oya siporo none se umugore uzakabwira mbega none se nyine ntabwo wanyitawe sheka nkaje ntabikubwira cyakora wowe wazana ka kagozi ukajya usimbuka cyangwa umuntu azana imfundiko rwose iki none se ubwo siporo uzabaho udakora siporo se nibe ubundi rero numva siporo z'abagore ntabwo ari nk'izo zabo zo kujya mu mavuta dukeneye umuntu hagabanuke umuntu agende mbese agire agataye utubona ukunda na konje baba kuko bikiganira mu nda no kubera siporo bakora haba haragiye gutya bakagenda bakazana mbene ibingibi mbese yatambuka ukabona nyine umwana ameze neza mwebwe nyine mushaka kuzana ibintu by'amatuza na za 6 pack ese ahubwo ko ntabigira ubu uri sizashiduka kinanyitaho pe kareka rwose ntabwo kinyitaho ukora ikiri wanjye gukora iki se basi kumbona wa sibyo yego basi pe wowe ibikoresho bya siporo ubu bifite njye ndifuza ko wajya umwembera coach urabona baba coach none se ho kujya mu mwembere coach wagiye muri gym tukishyura muri gym aho coach ariko akajyaza akamenya ku maintainingira umubiri wanjye urashaka wawe wihariye nyine bandi super meze neza nyine nk'abana babuje ubona batambuka siti sibyo ubu urashaka abagore badufite ntabwo bakigezweho urashaka coach wawe wihariye uzajya uza coach uzajya wese cyane maintaininga size yanjye ariko akamfasha nese mwebwe ko mushoboye gukora siporo zanyu ese nanjye nge ntarura ibi bintu mukora nazarete ndamba naraye njyamo mbese ibintu byo kuvuga ngo urazana coach ngo wawe wihariye cyane ntabwo ibintu by'abakoci buriya byemera cyakora muri gym kubera ko ari rusange nta kintu by'inyuma byibuze nawe waramenyereye kurya uzi ko ntacyo nkwima tunaga ari ukumenyera bwa rimwe basi iki kintu coach wihariye azajya ariko aza hano mu rugo mukorera hano inyungu nzaba mwiza kandi uzabibona ega n'ubundi ubusanzwe n'abandi bagore barabigira buri n'ubundi ubusanzwe uri mwiza none n'ubutansiri muraturanga sirimu ngo nanjye mere nkanda bagura wasirimu wenda siporo ntabwo ari ubwiza gusa kuko ubwiza bugora bufite basi wenda siporo ituma n'umuntu atarwara basi ndabavuga yego kugira ngo usabye yego icyo ndabikwemeye ariko rero twumvikane nsezeranye ikintu kimwe ntabwo uzajya ujya gukorera uko ubishaka reka kaza nta kibazo azageza hano mu rugo hagutraininga niba ari ukugutraininga sibyo reka numvise mu bintu ngo byama massage bya sauna n'ibiki biberamo ntubizi se nawe no kuvuga ngo bagiye ngo mu makoci hehe nawe urabizi uretse ko nkwizera reka ntabwo ndi umwana ntuzanengohe wowe gusa nawe nta kintu mba mbona pe ntacyo udakora none ubu naza kumuhamagara uno munsi
nkamuha gahunda akaza kukagira ibyo twemeranywaho nyine nidutangira nzakubwira ko twatangiye. Nta kibazo shire, nta kibazo. Wow, merci. Ariko Merci beaucoup. umva twumvikane. Maze uje ubundi nagushakaga. Teza. Shire. Amen. Uzi nari kugira ngo ndashaka kukubwira akantu. Ajya nkubwire tumbabarire. Anafite ntahabwire. Okay. Gusa nyine mbatikoza kuri mu kazi kaba ari kenshi, ariko urumva nyine nawe mba ngomba kugenda umwanya. Ariko humura, uno munsi nari navuze ko ngiye gukora siporo, narangiza nkagenda nkajya muri douche naza, noneho nawe ukambona. Oya n'ubundi dukeneye kuganira, dukeneye kuganira no kwitara uno munsi ni wanjye nawe sheri. Wansezeranye hari akantu wasezeranye uretse ndaza kukwibutsa. Oya nibanga. Akenshi utangiye kunyibutsa utuntu uzamura utuntu tubi uranda kiteze. Urashaka mbivugira? Oya ntacyo, umwanya wabipangiye please no tubivugiramo nta kibazo. Ni neza ariko nyine nubwo wanabuze ntabwo nigeze nkugase ko yanze twabonye umupangayi. Hajemo umugabo ngo witwa James. Nibwo ko yitwa James, afite umudamu. Ahubwo byarantunguye umudamu we. Ya indi ya hano ruguru se cyangwa indi? Imwe dufite ara hakurya. Imwe yindi dufite ara hakurya. Bajemo kuva ryari? Kuko nta minsi ishize, ahubwo nuko ntakubonye watagutinze unaniwe sinabikubwira. Iki? Ubu abantu abapanga ahubwo niba ntarayihendesheje nabaciye 150. 150. Ntabwo ari menshi cyane, ariko nanjye nageranyije kureba ibiciro by'inzu ziri ubu ngubu. Gusa ariko nababwiye ko batagomba kuduhenda, bari kuduha nka 200. Bagomba kuyifata neza ntibadutere stress. Ibikoresho by'iki gihe rero ubwo nta bana benshi ntago bangiza cyane. Ubwo rero nayo ngayo nabaciye sinzi kuko na ubyumva. Ariko reka nkubwire, narakubwiye ngo ibintu wowe gisimboneka urabizi. Narakubwiye ngo ibintu byose biri mu maboko yawe. Nzajya mpiga amafaranga maze nawe ya control. Ikibazo ufite ni iki? Ko niyo nari gusanga warabacije na se ntari kujya kubasoramo. Oya wabasunze twajya guhomba. Ibyo ari byose na amafaranga yawe ni ibyo byawe uba wabize ntabwo ariko ko ubinyitirira ngo nibyanyu. Ntabwo n'ubu ufite amafaranga cyo gukora cyane. Ariko twasangiye umutungo. Yes, niyo mpamvu nyine nanjye nkubwiye rero nakugize manager wa byose. Niba managinga biriya bindi ubwo biri tubyihorera. Wow. Ngaho tujya mu nzu ujye kunyibwira, ujye kunshyira amazi muri dushe nyoge. Sawa narebe. Kandi mexpe. Mexpe umunsi umureye umutima kusinanzi ibintu byakoze wabyemye. Ubwo se nta nakantu nsigiye. Aho rakoze cyane. Reka ngo twigendere. Bira Kadogo azatora ibintu ntabizana hano. Azakora umuhanda rwose cyangwa ukimuka kugera kuri kaburimbo. Cyorenga musi Bite hasi se kwa Byemveni. Nizere yuko prime y'amavubi yizanye rero. Byemveni ubundi bivuga ahantu umuntu ahantu batanze welcome umuntu yinjira nta kimukoma ntago intsinzi imwe y'amavubi yatumuza gutyo uri koca se uri mashami uri iki kwiyambika gutyo rero ntago ari byo biri guha ikaze hano. Yewe buriya ndi umutoza w'amavubi. Ntaye nk'amavubi niyo mpamvu asigaye atsinda. Ngwino rero wari kure nayaritsemo hari yamanura kuko ndumva bikase. Imeze bitose. Ni sawa. Byemveni se arimo urumva. Byemveni ntago muzi. Byemveni
sobuja ntabwo uzi sobuja nta databuja ngira Mireyi nyokobuja nawe ntabwo umuzi ntawe njye boss aha ngaha ahubwo ko tutari dufite kuri gahunda y'umunsi nta muntu wambaye gutyo twari dufite mbana ndebe mu bitabo urebe mu bitabo neza witwa ndetse ubundi mbere yuko ngenda menye niba izina ryawe riri kuri list ndi coach si coach ndi coach ukoci biki siporo yoga siporo sanzwe mfite gym mu mujyi abantu bafite amagym rero murya y'ubusa abantu bo mu basobuja na nyokobuja n'abakiriya bande sabo n'abakiriya banjye vuga ngo wowe boss ugiye kuba umukiriya wanjye kuko ninjye boss aka kanya nawe uzazamo ntacyo siporo rega nta muntu tutayikoresha siporo nshaka ngo nawe niyo kujya mu Mavubi nawe nta kibazo rwose imiryango irakingiriza tayari biroroshye sawa kamanze ndebe kuri liste y'abantu bagomba kuzanga nsanga coach niba ari coach niba ari ma coach utarimo urasanga ari njye uri ku mwanya wa mbere rebaho neza rwose wemera kwinjira nawe mu Kadogo wanga ko mbona muki okay ambo liste nsanze uriho uriho ariko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa hano ukigera hariya izo nkweto nubwo ari umweru kuramo ikindi wicara mu ntebe gato kidogo ugenda neza ubahirane mu bintu uko tubikora nawe siporo zawe zikore pe nta kibazo sawa rero ni karibu nta kibazo rwose babuja ino wita umukoca hano coach yaje coach waje se nuko mbona mwaramutse neza komera umuhungu wanyu ndabona yari yampejeje hanze ofisi wabaye ute kuko abantu bose bazajya binjira ahangaha kuko bavuga ko ubamereye nabi wa mwana sinzi ukuntu ameze ariko n'umwana mwiza ariko nanone umwana mwiza buranaje kubona naje n'ubundi nanjye ntabwo burana nta kibazo namugiraho mba numva nyine ko ari akazi ari gukora amakuru ni meza nabonye mwampamagaye umva naguhamagaye maze iminsi unshakisha kubera akazi kenshi urabizi mva mfite abakiriya benshi ndashaka na gym mu mujyi ubwo rero nabuze kureka nze ndebe ukuntu mfite ikibazo gikomeye cyane buriya niyo mpamvu nawe nguhamagara kumutabaza iyo wibeshya ntuzi bari kumumemukire cyane kambwira rero meze neza nta kibazo nakavura ka nyamara njye mba nkuzirikana buriya nkuvugutira imiti nshaka n'akazi ariko nta kabisa rero ko ikintu gitumye nguhamagara nta kindi nta byacitse ahubwo ndabona duhita tayari ndi tayari kuko n'ubundi njye nifuzaga ko bishobotse byemveni no madamu na madamu we Mireyi ubundi baza muri gym yanjye hanya nkibonera amafaranga ubundi sinjye ubwo kuba muhamagara ibyo kuzana amabyemveni se byemveni wari umuzi ese waramumbwiye ibyo rero ntabwo nshaka ibyacu byemveni nabyivangamo okay ntacyo mbwira njye si cyo mpaka ari amafaranga akazi nshaka kuguha sinzi na mu bintu wenda muzi mujya mukoresha abadamu amajimu ku buryo doko ndashaka ko umetingira size birashoboka ibyo biroroshye cyane ukagira mu nda zero kumva ku buryo ntazabyibuhaho ntazanananuka ibyo biroroshye byibuze ninjya mbyibuha hasi wari wabyibuha urumva noneho za siporo wankoresha ku buryo mu nda hagenda gake gake urumva mbese ibyo umuntu uzambara ibyo nabyumvishe siporo zijyana n'ibyo kurya nzakubwira uzajya ukoresha kumva iyo wakoze siporo hari n'ubwoko bw'imbuto bugomba kurya sawa ntaribi nicyo ngo uhamagariye uhereye uyu munsi ugiye kuba coach wanjye tuzadukorera he uzansanga mu rugo bampaye kondisiyo ko ari hano ko bizaguhenda kuko ubwo urumva muri gym urumva birasaba ngo
nanjye mbashyire ntasiga umuntu noneho nanjye nze hano ariko amafaranga murayafite akaze mvayo buriya ariko buriya nta kibazo mfite kabisa n'umuzi gice iyo akwemereye ikintu aba yakikwemereye nta kibazo ubwo ibikoresho dushobora kuzakenera nanabizana kuko njye ndabifite wabizana nyine ubwo ngubwo gusa ukibanda mu kumainteninga size ntabwo ni nka bya bindi byanyu mu ariko nanone uri kumva siporo buriya cyane cya mbere siporo ni discipline ni ukuvuga ngo niba nguhaye amawayiza utitaye wenda ngo uri umukire ngo ufite amafaranga ngo urampemba niba nguhaye amawayiza ugomba gukora n'ibintu ugomba kugenderaho nyine ubwo urabikora ariko njye ndi seriye ndi seriye buriya ntabwo njyewe njya njijije oya ndaje mbirebe niba koko uri seriye ndaje ngenda nabirebe neza niba uri seriye sibyo aka kanya se tuya gutangira oya none se ubu ngubu abo nkaka ntiwagakora Nze ngerageze rero. Gerageza. Isaka karakunanira. Numva akaguru wicariye ntabwo. Kugwa. Biragaragara ko ujya unywa inzoga. Hindura akaguru dore ugerageze. Reba ibintu ndimo gukora. Okay. Manuka. Bizaza. Apo we bizaza bizakunda ndabibona. N'umuntu rero yakoze siporo. Irinda kurya ibi biryo bitinda mu nda. Bigora digestion. Ibijumba by'amateke, imyumbati. Ni ukuvuga ngo ni imbuto. Sibyo? Imbuto. Cyane nka nimugoroba ugiye kuryama ni imbuto. Ibintu byo mbese byoroheje ariko nanone bihoraho. Ibyo byo hano ntabwo byawe. Merci. Nawe ubundi bizakunda. Bizakunda. Icyo amafaranga cyo ntabwo twakivugana ndabiza amafaranga yose nakwaka muri uru rugo. Nawe akazi kaniko kazaguhemba. Improvement tubara ku masaha. Tubara ku masaha. Tubara iminota 20. Suzi iyo umuntu ari kwiga imodoka ko yiga iminota 20. Tubara ku minota. None ntabwo ubanza ukaraga n'umusaruro byatanze. Oya imisaruro ugomba kuza uraza ko byamera kose. Nose akukoze ntabwo usubonye kutaba rutangiye kumva utangiye kubira ibyuya n'iki. Ntabwo haracyari. Ubwo rero ubu ni nka aha kangaka ubu ni nka bonus ngo hayi ubundi nakabaga kwiye kukishyura. Komanda kumva bitorokera. Ese kera ntabwo wajya kubona do mfite mu nda. Kera ntabwo byibwa. Cyakoze meze neza. Ariko ubu aho natangiriye nka izo byembe nakora ziba zisinze. Wowe ko mutameze kimwe. Kandi ngo bari mu masiporo. Biterwa n'akazi kenshi. Abagize akazi kenshi. Ntago zikora regriye. Ubundi sinzi wenda mwe nuko mwana byiza urabona uraramba. Ubundi siporo ugomba kuzikora regriye ro. Akaba hari igihe gihoraho. Ubwo rero no kuvuga ngo agira akazi kenshi azikora rimwe na rimwe. Noneho ku bintu by'inzoga ukasanga nka amayoga, amaburusheti biriya bintu bituma umuntu agira igifu kinini. Ikazana amagresi. Inzoga na burusheti biriya bintu bituma umuntu agira igifu kinini. Ariko ukoze siporo biragenda. Tuzakora push up. Tuzakora byose byinshi. Kandi bizacamo. Icyifuzo cyane kizacamo kizakunda. Nzamera neza. Cyane rwose. Nanjye ndakwije. Cyane kabisa. Kandi nzamera. Oya ntago nagutengo. Asante. Wow. Wabwira rero Kadogo akamakasike nkihuta. Kado. Akazi kenshi. Kado. Ubwo ibindi ni kuri telefone. Yarambuje ngo sinze ibindi. Fisi. Wafisi. Fisi. Ibindi ni kuri telefone. Aya mafaranga y'ahangaha yo ngomba kuyarya. Rwose. Ndaje ku kwezi naciye 500. Murakoze. Mperekeza ugeze hariya Kadogo wawe nabonye ataranze uko yanyinjije atabari kansohora. Nuko uzakoresha uburyo bikumva mwatura hafi kuri kaburimbo kuko urabona nkuba tujoje batwaye twajojobye aka gahanda gashabikiye kuri kaburimbo kandi
uretse ko numvisha ko no muri gahunda leta igiye no kugakora gusa ko batembera akunda ahantu hatuje akunda kunanira n'ahantu hose iyo batakurye yanze kutubara kubera urusaku urusaku narwo ntabwo ari rwiza ariko nta kibazo asante turi kumwe sawa Marashe ibintu umva kubwira ibintu by'ababeste bizasenga ingo nyinshi ariko nabyo bari ugomba kureka kwigisha harimo abantu bazi kwakitinga kabisa nk'uyu tipe ndamwemeye aha se bapeste nibo bazisenya gusa ko ibizisenya ari byinshi reka tuve mu bintu by'amatelefone twiga ko nakubwira urabizi ko ntakunda kuboneka none n'umunsi twabonye tumare mu kureba bikenewe yundi hafi pe birabaye hari ukuntu umubiri mpamvu ameze neza reka buriya uko ugenda ujya kure niko ntabwo ari wumva wabuze ariko niyo nkubonye twicaranye gutya iyo kazi nyibona gake ariko ibyo byumva isi turimo sheri nawe urabizi iminsi turimo isaba nyine kuvuga ngo twahorana gutya byakabaye byiza ndabyumva pe ariko ikibazo ntabwo uwo mwanya ntiwaboneka waboneka uteze asheri nawe none se uzi ibintu uruzi ko ushaka amafaranga yo kugurisha umutima wanjye kuki utamakanye gukora iki nyine uba wanguranye amafaranga ubwo uri kugurisha umutima ngurisha wawushyize ku giciro cyangwa sinzi ubwo ntiwamenya igiciro wishyize gute ubuze umuntu wawugura ubwo yapangaye kugira ngo wawugure keretse niba ushaka uzabona narwanye kandi wakushe kuvuga mu bitabo kafe nubwo nabaye mu kugurisha umutima wanjye ko simeze neza muri iyi minsi si ikibazo cyane wenda gikomeye ko kiransteresa nkawe nkibaza ngasanga ni ikibazo uriya mushiki wawe yaje kubaho Bera yaje nk'umushyitsi yaje kubaha yaje kuba umugore aha doko simubonera simbifatisha neza agiye mu bwonko bwanjye kumugize ikibazo ukwirirwa atamara inzara akirirwa muri mirwari yagafindika imisatsi mbese hano arahafinga wagira ngo yarahatashye ese si kwa musaza we ariko kwa musaza ibyo bintu wamuzana njye sinjya mbyumva na gusa abakobwa bigize imbungerezi aramara kurangiza amashuri ngo ntabwo ntashaka kuba iwabo ngo arashaka kujya ngo kwa mwene wabo i Kigali ngo ajye kwa mwene wabo i Huye mu mujyi umukobwa ntazishoboye kuba iwabo ngo arambagirizwa iwabo mu gitu ereka baba baravukiye mu cyaro njyewe ndambageje umuye oya njyewe ndambageje umuye wamuye i Kigali cyangwa wamuye mu cyaro ndabyumva ko noneho najya kuguma iwacu ndabyumva nagukuye iwacu ariko basigaye ntakurambagirizwa ku gasozi Bera ntabwo yararangije ni mu cyaro akazi karaboneka mu mujyi oya niba uraje gushaka akazi oya sobanurira neza ufite ibyo muziranye na Bera na njyewe mireye seka mbabwire oya tugiye kubitonganira ubundi urabizi ndakubasha kandi urambura Bera mushiki wanjye niwe urimo ugiriye kibazo uniza kuvuga ngo wenda ni mubyara wanjye cyangwa iki njye ntabwo mwazi aho ndi kwibaza niki cyatumye ava iwabo ageze igihe arangije amashuri ako kazi kamushakira yaje kwa musaza aze nyine aje gukora nta kazi afite avuye iwabo atecejwe gufashanya imirimo mva mukecuru bura ntashaje ntakeneye umukobwa wagakwiye gushyira inkono ku ziko ntakeneye uzamutuzi mbaze kumbazikirwa mubwiza ukuri ry'abantu babwiza ukuri bakanga ariko nabibwira ntakeneye ndabyumva unyuze umweyo ku muharo none se barumuna banyine neza kwibaza gutonora inzara habanje cyamuzanye ndakubaza aha yaje gutonora inzara mu mweyo akoze hasi bigize bavuga ko nawe umukozi nyumvisha iyo teori Bera ajya kuza ntabwo akigera muri iyi nzu
ntabwo nakubwiye ko agiye kuba tubana muri iyi minsi. Turabana akora iki? Arimo arashaka nyine ngende kumufasha kugira ngo mubonere icyo gukora. Nasubira mu cyaro. Akubangamiye iki sabo? Abafasha ababyeyi imirimo. Mukecuru namuze ntagarama. Uko buriya reka nkubwire none. Reka nkubwire hari ikintu. Nase uri muri abarebe. Reka uguru muri abarundi. Oya reka nkubwire akantu utaruzi. Akaye. Buriya Genabera mushiki wanjye kare agashiki kanjye. Umve buretse kwibira akabanga arakano yigeze kunkorera. Gatuma numva ahantu hose naje. Nta mureka pe. Umunsi umugera n'umuna wanjye twagiye kureba filime. Iwa ntashye mama aravuga ngo ntimuri burye arabuturaza. Uzi ko mushiki wanjye kari ureba kari kaje kakaza kakambyutsa nijoro saa 8 z'ijoro ngo ngwino ujye kurya ku biryo. Urimo namwitura. Oya niwe nshuti yanjye maganje. Dani no vamos. Yes, we. Karabaye. Yewe, myaka myinshi n'ukuri mumvira ko ari kuba mana ngo nabyumva we. None se ni wowe uje kuba mana? Iyi rwose ubungiye kuba hano. Oya. Ubu turongeye turahuye koko. Buryo siko nakuberanye ko bra Ni karibu imeneza. None Karibu wacu rero. Yes, guys. Reka seba akarido twiganire neza dutuje. Cyakoze ndumiwe pe. Umishwe n'ikizi. Ese wowe wari uzi ko ahangaha ari uje wari uzi ko ari wanjye? Papa Chris arambwira ngo yabonye inzu nziza. Ariko yayibona yagira. Ntabwo nari gutekereza ko ari wowe turi buhurira. Ntabwo ndumiwe n'ukuri. Umva ko nari ngiye no kuyimwima pe. Ahubwo menya ko ari we marara nimuhaye nihuta ntabaje no kumugora. Mana naramugoye namara nk'agasira muntu azabona n'amafaranga yo kuyishyura. Ntabwo nazikana n'umugabo wawe. Rero ntabwo tujya gutanga amazi uko twiboniye hari igihe umuntu mushyira mu nzu ukabona nitesha mutwe. Oya humura. Oya humura rwose. Wewe cyumva. Yishimye ubwana wawe pe nta kibazo. Yego. Ko yaramwe ngo mufite umwana. Yego, dufite umwana. Nisiko ntabwo mwana. Umwana wacu yitwa Chris. Chris. Nari nguhamagaye gusuhuza umushyitsi rero twabonye umushyitsi. Muraho neza? Ayo! Ntabwo nzi ko umwana yanjye. Ni wowe Chris? Yego ni njye. Ko mana yanjye. Umva umusore, baravuga ngo afite umwana, ntayango n'umwana kuko mutoya. Nuko sha. Dani, umva rwose pe. Yego. Sha, umva imyaka koko yarebaye myinshi. Sikubyiruye we? Yego. Umwana n'uyu. Kasi n'umwana n'umusore ba? Erega n'umunyarwanda avuze ngo atinde inda. Yego shenge. Mwana rwose aduhaye umwana n'umuhungu. Dore disi murajya no gusa. Yego. Waribyaye. Waribyaye rwose. Yewe mana nuko pe. Nyine nari koza inkweto. Ntacyo ubamuganira tuvuze tu. Yego genda ubitunganye. Ngiye ko ndi mama Chris we harya bite? Uri mama nde? Nuko ntaramumenya cyangwa. Okay, ibyo tubyihorere ngewe ntaka ibyo bya mama nde ntabwo birimo. Icyari kinzanye kwa kubabwira kubaha karibu mu nzu. Abereka inzu ibyo bintu tuzaba tubiganiraho ntabwo ari ngombwa. Yego nibyo mwakoze. Biba bikenewe n'ukuri. Ntacyo rero mugubwe neza. Ibindi turi kumwe. Akora Daniela ankweze mu mutwe kandi baranagabize. Abana bangaye hajya kwita mama nje. Azana ibyo kurata abana ahangaha se nje byo mbirimo.
ariko ibyo njye byo kunkangisha ngo twariganye araje abona Mireyi